ubundi njye menye ubwenge nta mubyeyi nabonaga imbere yanjye, ntawe, nta mama nta papa nigeze mbona, nisanze gutyo. Abantu batumbera abantu ngo kanaka azangirira neza, njye ndi wowe nareba mu ijuru, kuko hari Imana y'inyamaboko, hari Imana iguhisha, hari Imana igusiga. Ubu mwese wafungura imitima yanyu hari isa n'aha ngaha, ariko kuko dufite Imana iratweza, ibyaha byacu ikabimaraho. Umusaza yakoresheje uko ashoboye anjyana muri uwo mwobo, ntimumbaze ibya wa mwana, sinabimenye. Ngeze muri uwo mwobo azana minyana, arambwira ati ntuzasonza kandi ntuzanahaga, buraha ntuzagira icyo umbaza. Ubuhamya bwanjye rero buravuga ngo iminsi 45 mu mwobo. Aho ngaho niho yanda yakuriye, kuko ibisogororo yanshyiragaho kugira ngo nibajomba amacumu batanyumva, byahoraga bijojoba. Inyo n'intozi byabagamo. Ni ukuvuga ngo yarampaga agakombe k'amata nimugoroba saa 12, akongera kumpa agakombe ejo saa 12. Niba nshatse ibyoroshye rero naho ngaho narishimaguye. Uyu mubiri ni mushya y'isararema, n'umuremyi Yesu n'umuremyi. Uwo mwobo nawumazemo iyo navuga ngo ni iminsi yose ukuyemo 5, 40, indi 5 rero urashe yumva aho yariri. Aho narahabaye ndahakurira pe, nkajya niganiriza, nkajya mvuga ngo ese guseka biracyabaho, nkaseka nkisetsa nta muntu uganiriye. Igihe kiragera abantu bashira ku musozi. Mu mutozi abantu bashize ku musozi, hakorwa inama ngo hari umurambo utarabonetse. Murakoze. Bati kandi n'uwo mugore wavuye i Kigali ntabwo twigeze tubona umurambo we. Baraje bakora inama kwa wa musaza, baramubwira ngo niba hari umuntu ahishe baramwicana nawe n'abana be, inka bafite bazishorere. Batari turica abana, wowe uriyicira uwo mugore twabuze kuko ni ukuguhana, kuko wanze kuza kwica, rero wowe urica uwo mugore. Umusaza ansanga muri uwo mwobo, arambwira ati ibintu byakomeye, barambwiye ngo bagiye kwica abana banjye, nanjye nkwice inka bazishorere. None tujya inama, ngiye kukuzanira Kirorine uyinywe upfe neza. Arongera ati niba byanze ngiye kukuzanira peteroli, njya numva ngo iyo bayisutse mu matwi bakarasiramo ikibiriti ngo umuntu ahita apfa. Yampitiyemo impfu nk'eshatu nziza, ngo nziza, impfu ngo nziza, ariko impfu nziza. Ndamubwira nti mpakanya nsenge wenda nakira, cyangwa se Imana iratugira inama. Ngo ngaho senga. Igihe mwasengeye abantu ntibashize, yaragiye agarukana indi migambi mu gicuku, arambwira ati nje kugutwara. Inyo ziratangiye kunca mu matwi na hehe, intozi zirandya ibintu byose, ndakomanga kunda nkumva kana karasesa imigeri. Imana yarandinze, ndi ubuhamya bugenda. Ndabasuhuje mwese abateraniye hano, reka mbasuhuze. Ubundi mu cyunamo ntabwo twajyaga dukoma mu mashyi, turayagabanya mwihangane kubw'ibihe turimo. Amazina yanjye nitwa Murebwayire Placide. Hari igihe mburahumera, Imana impa imbaraga. Ubundi njye menye ubwenge nta mubyeyi nabonaga imbere yanjye, ntawe, nta mama
nta papa nigeze mbona, nisanze gutyo, ariko ndakura, ni ukuri ndakura, kandi nkura mu nkoni nyinshi nta n'imbabazi mfitiwe, ndarengereye. Reka nsubire inyuma gato, ntacyo, kuko Imana ibimfashemo. Nubwo mpagaze hano ndi umunyarwanda kazi, ariko wavuye muri Amerika. Nari mazeyo imyaka irenga 11, ariko nagiye nsenga Imana ngo nubwo ngiye nzagirirwa ubuntu bwo kugaruka mfatanye n'abanyarwanda kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ndashimira Imana rero ko yabinshoboje nkaba naje. Ubundi mvukana n'abana 5 bari kumvuga, nubwo twakuze, harimo abahungu 3 n'abakobwa 2, ariko ntago twashoboye mbese nko kubana nk'umuryango. Umwe yarererwaga aha ngaha, undi akarererwa aha, undi akarererwa aha, ariko twese turakura. Ariko nkajya ngira amatsiko yo kumenya impamvu twebwe tutagira ababyeyi. Nza kumenya ko bameneshejwe bagahungira Uganda, ariko bagera Uganda papa wacu yitaba Imana mfite imyaka 2. Noneho akitaba Imana ba nyogokuru bagira umuhati wo kudukura Uganda batugarura mu Rwanda, ndetse ngo baciye na Tanzania kugira ngo bashobore kubona inzira igera mu Rwanda. Aho rero niho nahuriye n'ibibazo byinshi, ariko batugeza mu Rwanda turi abana 3, harimo mukuru wanjye na musaza wanjye nakurikiraga. Musaza wacu mukuru asigara Uganda, ndetse icyo gihe papa yitaba Imana mama yari atwite. Uwo mubyeyi rero niwe batinye kwambukana u Rwanda kandi afite inda. Nyuma rero nza kubona musaza wacu nawe aje, nkajya mubaza ngo ari kuzataha ryari, baza kumbwira ko tuvukana. Ngeze mu wa 5 primaire ngiye kubona mbona haje n'undi, ariko aba bantu bava hehe? Noneho baza kumbwira ngo ariko buryo ugira mama wawe ngo ahubwo aba Uganda. Ngira mama, okay, nta kibazo. Mpiga umuhigo ndavuga ngo ninkura nzazana mama. Ntabwo nari nzi ko nzabishobora, ariko be strong, mugira imbaraga, mugira ubutwari bwo guharanira icyiza. Naharaniye kubaho, kandi nta buzima bwo kubaho mbona imbere yanjye. Ndwanirira kubaho nta nkoni mfite yo kunshoboza kurwanya n'ibindwanya, ariko kubera Imana imfiteho umugambi ibana nanjye. Naha ngaha ntihabuzemo umuntu uri kurwanira kubaho, urwanira kubaho. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo baho. Muri Ezekiyeli ngo nagusanze wigaragura mu ivata, ndavuga ngo baho, mubeho. Ngira ngo ndangije kwivuga, nubwo bitarangira bihora ari bishyashya imbere yanjye, kuko muri uko gukura nderwa na nyogokuru mfite imyaka 8 nawe yarapfuye. Uwo mukecuru ngiye kubona mbona araryamye arasinziriye, gutyo twaganiraga umukecuru arasinzira. Ndavuga ngo uyu mukecuru apfuye ngomba kumenya ubwenge. Nibwo bwa mbere nagiye mu modoka mva hari Nyagatovu Kibunge Kayonza banjyana i Nyamirama. Nibwo nagiye mu modoka ndavuga ngo ubu ya mitete irashize ngiye kumenya ubwenge. Nibwo natangiye kuvomesha ibintu by'ibijerekani, nibwo natangiye ngo gutashya inkwi, imirimo ivunanye. Muravuga ubupfubyi ntabwo ari ikintu. Iyo ntaza kugira data wo mu ijuru, Imana ishobora byose, yaremye ijuru n'isi ikaturema mu ishusho yayo, ntabwo nari kuba nduyu nguyu. Ngwanira kubaho nta burangare, utambwira ngo iki ngo tuca ni mu rugo, ni ishuri, no gusenga. Dufite umubyeyi, mbuzwa kwiga nubwo ntari mbyemerewe kubw'uko navutse, ariko n'abanderaga barwaniye kumbuza kwiga.
ariko akanya gato nabonaga narasomaga, icyo nsomye kikiyandika. Niga ku ngufu kandi nkatsinda, nkagira amanota meza. Gusa nakundaga kuba uwa kabiri kuko ibikoresho byinshi sinakundaga kubibona, mparanira kubaho kandi nsenga. Yeremiya aravuga ngo bararwanaga ariko bafite n'intwaro. Ibyo birarangira, mparanira kubaho ku ngufu. Musaza wanjye witwa Medari akanyegera, atuzibeshye ugira agahungu uvugisha, atuzibeshye nkubonane n'agahungu, ku buryo maze kuba umwangavu agahungu kampihaga ifoto nkasanga yayicuritse, nkamenya ko ubwo yakanze. Ndavuga ngo sinzongera, uwo nzakunda niwe tuzabana. Imana irarera, narakuze niga amashuri y'ibanze ndayarangiza, nongeraho 3 ndayarangiza. Bahita bambwira ngo ningiye gucuruza amamesa, ko sinari mfite umuntu wandihira ishuri ngo ndangize, ngewe ngo ningiye gucuruza amamesa i Kabarondo. Musaza wanjye arambwira ati oya, ndakujyana i Kigali. Naje i Kigali mfite agashashi karimo utwenda, nihisha iyo famiye yanderaga yitwaga Kwindera, ariko mu by'ukuri nyica nabi, ariko banyigisheje ubwenge. Iyo bantetesha nari kubaho nabi. Ikigeragezo nikitakwigisha uzasibira, uzahora usubira inyuma. Imana yangiriye neza, nzi Kigali, ntago nzi ko iyo famiye ijya inyemerera kuyivuga, ariko yampaye base y'ubuzima n'ibitekerezo. Baramfasha. Nyuma y'imyaka 3 ndi i Kigali rero, 92 nibwo nimariye, kandi nsaba umugabo ukuze undusha imyaka. Ndavuga ngo azaba yarahaze kujya muri boîte, nanjye nta boîte nagiyemo. Ni 92. Ndavuga ngo ndashaka umugabo ukuze undusha imyaka kugira ngo nibura azabe yarahaze iby'isi. Niko byagenze, nashatse umugabo undusha imyaka 15. Ikibazo nahuye nacyo ni iki, yamfashe nk'umwana, nta nama twajyaga ko nari umwana, kandi naho mbyariye nkomeza kwitwa umwana. Ubwo buzima nabubayemo, nawe ari umuntu ukunda kubona amamisiyo, ku buryo ntambumuraga hafi nk'uko mbishaka. Bituma rwa rugo nsa nk'urwubaka njyenyine, umwana yarwara nkamenya uko mbigenza. Mbese atari Imana yo mu ijuru idufasha, tuba twarapfuye nta n'isura. Icyo gihe mu kwiga twaratotezwaga nyine, bakaduhagurutsa. Nibwo namenye iby'abahutu n'abatutsi. Abahutu mujyaha, abatutsi mujyaha, bakatujogora. Mu by'ukuri nta bwoko bundi umuntu yabagaze. Hanyuma ibyo birarangira, 94 iratangira. Itangiye abantu batangira kujya, cyane cyane 92 n'93 nibwo badutangiraga mu nzira batwambura ibyo dufite. Noneho i Kigali bibaye bibi rero, nibwo umutwari wanjye yambwiye ati bugiye mu cyaro i Nyanza kuko hano ni bibi. Nuko rero navuye i Kigali njye i Nyanza. Muri hangana kubw'iminota ntago umuntu avuga details zose, ariko icyo gihe njye i Nyanza nari mfite inda, mfite n'umwana mutoya waburaga ukwezi ngo yuzuze umwaka. Mu by'ukuri nari mfite uruhinja, ariko nari nkurikije vuba kuko inda yari nk'amezi 4. Muri uko kujya i Nyanza nari mvuye i Kigali mu mashanyarazi, mfite abakozi, mfite iki. Mu by'ukuri hari ibintu ntari imenyereye mu cyaro, cyari cyaramvuyemo muri hangana. Nta minsi nahamaze jenoside yaratangiye, irahansanga. Mbona abandi bariruka bajya i Burundi, ngewe ntabwo nari kwirukankana n'inda. Amafaranga menshi nari mfite yari 10,000. Noneho ntekereza ko ayi 10 nzayagura nk'isukari y'umwana. Noneho ariko biranga biba bibi cyane. I Nyanza jenoside ndumva yaratangiye mu matariki 25. I Kigali yari yatangiye mbere cyane. Noneho naje kugirirwa ubuntu.
naje kugirirwa ubuntu tumenyana n'umuntu w'umuturanyi akajya dusura abandi bajya mu Masaka, ariko ndavuga ngo nge ntago najya mu Masaka kandi naravuye i Kigali mpunga. Ubu niyemeje ko Imana izandinde cyangwa nanjye nzapfa. Iryo joro jenoside noneho kabisa yindi yo kwica abantu igeze muri iryo joro, abasirikare benshi imodoka ziramena hafi yacu muri metero nkeya cyane. Ni ukuvuga ngo byatangiye nka 3:00 za mu gitondo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nta guteka nta kunyeganyega, muri metero zingahe ntago nari gutarabuka. Gahunda ziratangira, baratangira binjira mu mazu, aho batwika baratwika, abo birukankana barirukankana. Bigejeje ninjoro ndi kumwe n'urwo ruhinja rwanjye, ndi kumwe n'umwana wavuye ku Gikongoro, ndi kumwe na mushiki w'umugabo, ndi kumwe na mubyara we, twara abadamu 3 n'umwana umwe wavuye ku Gikongoro waruhukiye aho ngaho. Aravuga ati ubwo hano hakiri ubuzima reka mpagume. Mu minota mikeya baravuze ngo ruriya rugo tujye kurebamo matora zo kuraraho n'ibiringiti abari kuri bariyeri. Noneho igitero cyose gihita kiraza gishoreye abo basirikare baje gushaka matora. Barakomanze turakingura kuko nta yindi option twari dufite no gukingura. Bafite intwaro zose, amacumu, imihoro, imbunda, buri kintu cyose muzi cyakwica bari bagifite. Noneho tucyumva ariko bakomanga baje bazaga ari gihirira ubyumva, twebwe twarirutse tujya mu nzu yo mu gikari, turavuga ngo reka twihishe mu mitiba niba ari ugusahura basahuri. Rero bo ntago baje bareba noneho ibyo bimatora, ahubwo baje bareba bari muri iyo nzu ni bandi. Batubuzemo badusanze inyuma mu gikari, baravuga bati twumvikane, uwo dusanga hano atatwiyeretse araba ari inkotanyi turwanya. Inama twamugira nuko yakwizana. Wa mukobwa ahita bishyira, wa mudamu ahita bishyira. Numvise babagezeho, nanjye ndavuga ngo reka ngende, ubwo ndacyafite ka kana. Twaragiye turebana n'abamaso ku maso, baravuga ngo nituzana amafaranga, nari nsigaranye 5,000, tuti nta yandi dufite. Bati turabajyana nonaha rero nta kundi. Umushefu wabo bajya bavuga ngo inkware y'inyabugingo ngo igerokokera mu itongo ry'uyihiga. Uwo munsi ntabwo banyishe, ahubwo batwaye ayo mafaranga, batwara ibyo biringiti na matora, baragenda twebwe badusigaho. Turavuga ngo dushime Imana ubwo dusigaye. Nafashe rero ikirago, nanjye kuvuga umukeka icyo gihe yari itarabaho. Nafashe ikirago nsengera umwana, nari umukatolike ukunda gusenga ubyina kwa padiri w'umuhereza, hari icyo nari mfite. Noneho ndyamisha umwana n'abandi bajya kuryama mu byumba byabo. Ariko mu by'ukuri nta n'iminota 30 yashize, ariko akana mbona karasinziriye nkicara iruhande. Ngiye kumva nanone numva umuntu arakomanze. Akomanze ngo nimukingure njye kubahisha, ngo nimukingure mbabwire, n'ijwi ryiza cyane. Uwo mudamu witwa, yari umukobwa witwa Emerita, aravuga ati iryo jwi ndarizi, reka njye kubakingurira. Emerita aragenda, akimugera imbere ati kuramo umpe amufate ku ngufu. Emerita ati oya. Urumva nyine bagiye impaka, aravuga ati nutampa ndagutema. Mu by'ukuri uko kujya impaka, kuko tutari kureba bariyeri, ababandi baravuze ngo badutanze babadamu sha. Baraza igihe bakiri ku muryango, kuko mu cyaro nta matara hari ututadoba. Ngewe nari agasigaranye mu cyumba, irindi yarijyanye nyine kumurika ngo abone uko akingura. Baravuga ngo mva batadutanga wa mugore wavuye i Kigali. Noneho basa nk'abaretse wa mudamu, wa mukobwa, baravuga ngo bageje gufata wa wundi wavuye i Kigali bamutangurana. Nanjye nkibyumva nca mu muryango w'inyuma, ndavuga ngo reka nigire muri toilette kuko ningeramo nta uri bumbone, ndipfira n'ubundi n'ugupfa. Ubwo umwana nsize norosha araryamye ku kirago, nanjye ndavuga ngo reka nigire muri toilette ngo nyigereho, sanga kenge ni gatoya imwe yo mu cyaro, sinkwirwa mu biranga.
ngo ngere mu kadushe kari iruhande nka hariya naho nsanga kararangaye nta bwihisho buhari. Ubwo deja bageze mu nzu kumpiga. Umva, guhiga ariko guhiga. Noneho aho no muri dushe hananiye, nashushe nkusohokamo njye imbere y'utwo tudushe na toilette, ahantu imbere yaho rwose nk'uwajya ahangaha kuri aya mabuye hari udushishwa tw'inkwi. Uwo mukobwa yari yashishuye kugira ngo ni zizume vuba tuzicane. Niyorose utwo dushishwa tw'inkwi, mbwira Imana ngo ndindira ahangaha ningira nzagushima. Mu by'ukuri ntimungaye ko nasize uruhinja, ntabwo nari mbizi. Iyo menya ko bica uruhinja nari gupfana n'umwana wanjye, ariko numvaga bashaka wa mugore ngo wavuye i Kigali. Hanyuma njya gutakara muri toilette, baraje binjira mu nzu bose n'abasirikare n'abandi bose bari bafashe akazi ko kwica. Binjira mu nzu barampiga barambura, babivugana numva, baravuga bati nimutwike inyuma y'urugo. Yari umugore mutoya ashobora kuba yasimbutse. Urabona mu cyaro rero inyuma y'urugo hari ukuntu haba hari ibintu by'ibihuru. Baratwitse, mu gutwika amashashi akaza akangwaho ntiyagira gutya nkumva biragiye. Ariko ubwo barafashe amacumu barahiga muri plafo, baza muri ya toilette, bajya mu nzu y'inka, basubira mu gikoni barambura. Bamaze kumbura babwira babandi ngo nimuhe ku mwana muze mutubwira aho uyu mudamu yagiye. Noneho nsigara ari ikibazo. Wa mwana bakuye mu bitotsi yagiye arira. Ijwi rye ndacyaryumva. Ntabwo njya siporta kumva umwana arira. Niyo naba ntakuzi namubwira nti basi umwana wawe akeneye iki kugira ngo atarira, kubera ko binyibutsa umwana wanjye. Hari igihe navuze ngo sinzongera gutanga ubuhamya kubera itotezwa nsigaye nkorerwa, ariko nakwibuka umwana wanjye nkavuga ngo niyo ntabutanga. Umuntu arindwa n'Imana. Haleluya, nimukomere. Imana yarandinze, baragenda ngo bagiye kuvuga aho ngiye kandi ntibahazi, ndi mu biganza by'Imana gusa. Hanyuma bigejeje mu rukerera numva nta muntu ukivuga, mva muri twa dushishwa tw'inkwi njya mu nzu y'inka. Ndavuga reka njye muri ibi bisogororo niyorose uyu muvure, ahari nibagaruka ntibari bumbone. Koko nkimara kugera mu nzu y'inka nibwo baje gusahura ibintu byose byari mu nzu, ntibasigamo na kimwe, ariko bareba ahantu hose ngo barebe ko bambona, ariko ntibambona. Imana irandinda. Hanyuma bwarakeye mu gitondo bagaruka gusaka, nabwo ntibambona. Ariko bigejeje mu masaha 6 hari ukuntu abantu bajyaga kubaga inka, hanyuma bakajya kugabana inyama. Aho niho nabonye wa mwana wavuye ku gikongoro we batatwaye, mubona yicaye aho ku rubaraza. Ndamubwira ngo ngwino genda ubwire iriya famiye yitwa kwa Serukabuzi Nyanza ubabwire ko ndi hano. Yaragiye arabibabwira. Uwo musaza yohereza umuhungu we, niwe waje ankura muri icyo gisogororo cy'inka. Nibuke ko nkiryamyemo ntwite, nibuke ko nta mazi turanywa. Baraje ampa igikote cye, ampa ikigofero, ancisha mu masaka njyana iwabo. Iferi nayitiye muri plafo. Muri plafo yo mu cyaro ni utuntu tw'imiseke, ntabwo ari nk'izi ngizi n'ibindi, ni utuntu tw'imiseke ku buryo umuntu aba kureba gutya. Noneho ntugezemo ndababwira ariko ndabona nta mahoro mfite. Umusaza ati ceceka. Ako kanya hinjira intera hamwe irababwira ngo niba hari umuntu mwashyize muri plafo bari guhigisha amacumu.
ako kanya umusaza aramubwira ati ntawe dufite. Aragenda. Akimara kugenda umusaza yigira inama, kuko bwari bumaze kwira, kunjyana kwa nyina. Nyina amarembo yararebanaga, amvana muri iyo purafo anjyana kwa nyina aho ngaho hakurya y'umuhanda cyangwa se y'umuharuro. Nabo banshyira muri purafo yabo, bangejejemo nanone nsangamo akana k'agahungu kari kurira ngo ntabwo kaza aho iwabo bari. Ndakabwira ngo humura bucecetse urababona. Hanyuma umukecuru ntiyemeye ko tugeza mu gitondo, ahubwo yaravuze ati ngiye kuvuza induru, aba bantu mwahisha ahangaha baze babajyana aho abandi bari. Umukecuru atubuza amahoro ati ngiye kuvuza induru babajyana aho abandi bari. Aragenda abibwira umuhungu we, ariko umuhungu we menya yari azi ko umukecuru nta mikino. Yari yagiye gucukura umwobo mu rugo rwe, mu gikari harimo inzu irimo ubusa. Aragenda acukuramo umwobo utambitse, hanyuma araza arantwara anshyira muri uwo mwobo, arenzaho ibiti, arenzaho ibyatsi, arangije azanamo inyana nk'eshatu. Aravuga ati iki ni ikiraro, Imana irahisha. Abantu batumbera abantu ngo kanaka azangirira neza, njye ndi wowe nareba mu ijuru, kuko hari Imana y'inyamaboko, hari Imana iguhisha, hari Imana igusiga. Ubu mwese wafungura imitima yanyu hari isa n'aha ngaha, ariko kuko dufite Imana iratweza, ibyaha byacu ikabimaraho. Umusaza yakoresheje uko ashoboye anjyana muri uwo mwobo. Ntimumbaze ibya wa mwana, sinabimenye. Ngeze muri uwo mwobo azanamo inyana, arambwira ati ntuzasonza kandi ntuzanahaga, buraha ntuzagira icyo umbaza. Ubuhamya bwanjye rero buravuga ngo iminsi 45 mu mwobo. Aho ngaho niho yanda yakuriye, kuko ibisogororo yanshyiragaho kugira ngo nibajomba amacumu batanyumva byahoraga bijojoba. Inyo n'intozi byabagamo. Ni ukuvuga ngo yarampaga agakombe k'amata nimugoroba saa 12, akongera kumpa agakombe ejo saa 12. Niba nshatse ibyoroshye rero naho ngaho narishimaguye. Uyu mubiri ni mushya y'isararema, n'umuremyi. Yesu n'umuremyi. Uwo mwobo nawumazemo iyo navuga ngo ni iminsi yose ukuyemo 5, 40, indi 5 rero urashe yumva aho yariri. Aho narahabaye ndahakurira pe, nkajya niganiriza, nkajya mvuga ngo ese guseka biracyabaho, nkaseka nkisetsa nta muntu uganiriye. Igihe kiragera abantu bashira ku musozi. Mu mutozi abantu bashize ku musozi, hakorwa inama ngo hari umurambo utarabonetse. Murakoze. Bati kandi n'uwo mugore wavuye i Kigali ntabwo twigeze tubona umurambo we. Baraje bakora inama kwa wa musaza, baramubwira ngo niba hari umuntu ahishe baramwicana nawe n'abana be, inka bafite bazishorere. Batari turica abana, wowe uriyicira uwo mugore twabuze kuko ni ukuguhana, kuko wanze kuza kwica, rero wowe urica uwo mugore. Umusaza ansanga muri uwo mwobo, arambwira ati ibintu byakomeye, barambwiye ngo bagiye kwica abana banjye, nanjye nkwice inka bazishorere. None tujye inama, ngiye kukuzanira kirorine uyinywe upfe neza. Arongera ati niba byanze ngiye kukuzanira peteroli, njya numva ngo iyo bayisutse mu matwi bakarasiramo ikibiriti ngo umuntu ahita apfa. Yampitiyemo impfu nk'eshatu nziza, ngo nziza, impfu ngo nziza, ariko impfu nziza. Ndamubwira nti mpakanya nsenge wenda nakira, cyangwa se Imana iratugira inama. Ngo ngaho senga. Igihe mwasengeye abantu ntibashize, yaragiye agarukana indi migambi mu gicuku, arambwira ati nje kugutwara. Yaraje bakuraho ibisogororo, banyimura muri wa mwobo,
ariko ngeze muri saro ye mbona agacupa nk'akavide ka fanta, ndababwira ngo nimunshyiriremo amazi ahari muzatinda kongeraho nkweho. Ubwo yabwiye umuhungu w'umwe kuko abandi bose yari yabahishe ko ari bunjyane kuko hari isezerano ryo kubica, nawe akanyica. Agacupa bampaye amazi ndayajyana, nsanga yacukuye undi mwobo munsi y'urugo mu rutoki. Uwo mwobo nibura uwo narambuye amaguru, ariko uwari mu nzu ubu ntabwo nashoboraga kurambura amaguru kuko deja nari narahinamiranye, kuko ukwezi ni kwinshi n'iminsi 40, hafi amezi 2. Umusaza aravuga ati seseramo nko kwinjira hano, hanyuma nugeramo ndakwereka. Nseseramo nsanga nyine ni ibitaka, mumbabarire wenda iminota irimo irarenga. Noneho maze guseseramo arenzaho igikarayi, arenzaho ibisogororo, arenzaho n'ibitaka. Noneho wa mwobo yanshyizemo wo aba yatambitseho uduti, atambikaho utuvova, atambikaho amakoma, arasakara neza. Ariko ibisogororo byabanzirizaga ibyo byose kugira ngo nibajomba amacumu bakagera ku giti wenda bumve hakomeye. Arambwira ati buri aho ngaho, aragenda. Ubwo ntangiye ya minsi 5. Amaze kugenda haguye ikintu cyitwa imvura, kuko yari yansigiyemo umwenge ungana nk'uwo wacishamo iri cupa. Nushaka guhumeka ujye uzamura amazuru hano. Noneho anagiye yamvuriragwa na wa mwenge urazimye. Reka dushimire Perezida w'u Rwanda w'igihugu cyacu, umubyeyi wacu, papa wacu, wemeye ko tuvuga kugira ngo dukire. Ubu tuba dutoragura amashasherega. Noneho umusaza amaze kugenda, ubwo se nari nkisengara ntayo yari yarashize. Mbona umwobo numva ndawishimiye kuko ngiye gutangira kurambura amaguru, ngiye gutangira guhindukira, nsa nkugeze muri kadastre. Ikigerageza umuntu burya ashobora kukimenyera da, nukuri pe, ukanyurwa ukavuga uti nibwo buzima. Nanjye rwose naranyuzwe, numva mvuye mu mwobo muto ngiye mu mwobo munini, wenda nzamara iminsi. Noneho bukeye mu gitondo baravuga bati noneho inkotanyi zageze i Nyanza. Ubwo umusaza yaraje aranyongorera ati bahageze, turagiye, ntibazi uwishe n'utarishe, ubwo bazagukuramo. Bacaho bose baragenda, hasigara wa mukecuru utazi aho ndi, afite umusaza bashakanye, nibo basigaye ngira ngo muri iyo karitsiye. Ari wa muhungu wamvanye mu rugo bwa mbere, ntazi amaherezo yanjye. Ari uwo nari naracumbikiye mu rugo wajyaga nzanira ya mata, ntazi amaherezo yanjye. Banyimuye bose bacaho baragenda, sigara mu mwobo gutyo. Uti wakoze iki? Natangiye gukurura igiti kimwe mu byari bitambitseho, ntangira gucukura ngo mbone umwuka, umwenge wo guhumekeramo. Umwenge ndawubona, nigira inama, ndavuga ngo ariko umugore utwite ajya arya ibitaka, uwagerageza nkafata ku bitaka nkumva ko bishoboka. Ibitaka ngo mbikubite mu kanwa, wapi, biba biranzi. Ndavuga ntariko wagerageza utu tuvovo, ahari natwo twamutuzi. Utuvovo nyuma y'iminsi 3 twari twabaye umuhondo kubera ubushyuhe bwinshi, nta tuzi. Ndavuga ntariko reka nigira inama, ntibajya bavuga ko Yesu yamazemo iminsi 3 baramushyinguye, ntiburiya mu minsi 3 ndaba mvuyemo. Niha morali, nkasoma intama imwe kuri ya mazi nkabika. Ndavuga nireka nigira indi nama, erega nari mfite umwuka wera ntaramumenya. Nireka nigira indi nama, nsengera aya mazi, nkibuka ko Yesu yatubuye divayi mu bukwe bw'Ikana. Ndavuga nta mazi arayatubura kuzageza mvuyemo, ntumbaze uko nari buzavemo pe. Amazi nkayasengera, ejo nkongera nkanywa igitonyanga, ariko nkatega no kuri bya bisogororo ngo ndebe ko nayongera. Ubwo kwizera nyine ko bakakugabanutse. Noneho iminsi n'iyicuma bya bisogoro birivanga na twatuzi iminsi y'icumi.
ariko nyuma y'iminsi 3 hatangiye kuzamo inyo ziri seriye kubera ubukonje, hazamo intozi, noneho byose binteraniraho kundya. Aho rero niho natabaje Imana, ndavuga ngo Mana, niba hari ibyaha nakoze mbabarira, ariko uzankure muri uyu mwobo. Ngiye gupfa ntwite, ngiye gupfa nishwe n'inzara, ngiye gupfa nta n'umwuka. Niba hari ibyaha nakoze mbabarira. Iryo rigacaho. Nkavuga ntariko reka nibutse Imana, nibura niba hari ikintu kiza nakoze. Ako nako kakanza mu bitekerezo. Nibuka umusazi nahaye ikanzu, abafite ubumuga bwo mu mutwe. Ndavuga ni hari umuntu nahaye ikanzu kandi nari impfubyi, ntafite uri buyinsimburane, ariko Mana ibuka ko nayigomwe nibura nkayitanga. Ntituri kubaka bene data, mujye mukora imirimo myiza. Apostle n'urugero rwiza, ajya agaburira abantu ngo bari mu mutuku. Bari abantu Imana izabaha umugisha. Nibutse Imana, ariko si imirimo yari iyihe narayibuze. Akibaze nk'ubu Imana ikubajije ngo ukora iki ukabibura buri munsi uzahanga, ukora iki nkugirire neza. Iyo nsara ndiye zintesha umutwe, noneho y'amazi nayo yaramaze gushira. Iminsi 5 mba ndayifunze. Ubwo urumva narebye Yona mu nda y'ifi, iminsi 3 sinavamo. Ndeba Yesu bamushyinguye sinavamo. Ndeba abagore batwite ko barya ibitaka, reka data byanga kumanuka. Numva amasengesho yanjye yabaye ubusa, ariko iyo yabaye ubusa, iyo twihebye nibwo Imana isa. Iyo tukirwanirira urwana gutya, Imana irakureka nyine ukarwana, ariko nuyemerera ikakurwanirira izanakuneshereza. Nagiye kumva numva kenge karaje, ndavuga ngo uwacisha inkoni muri uyu mwenge, ahari umuntu wazaza gucura ukoma muri urutoki yazankuramo. Ntangira kujya nzunguza cya giti nacukuje, nyicisha mu mwobo nyine mu mwenge nahumekeragamo kugira ngo ndebe uwuza. Ngize amahirwe numva umukecuru aje gucura ukoma koko. Araza yivugisha, noneho nzamura umunwa kuko uwo munsi nari nashoboye gucukura ngo ndebe nibura ko umutwe wacamo. Ndavuga ngo umutwe niwemera gucamo, ahari ndabona insina hafi nyikurure nzamukemo, ariko ibyo ntibyakunze. Umukecuru nahamagaye rimwe aranyumva, araza arawegera turinde. Ndamwibwira nti ndi umukazana waha naha nashatse, ntinagira ngo umpa amazi yo kunywa. Ngo ngo inkotanyi bene wanyu baje, ngo none urashaka kutwicisha. Yari afite isuka, niba yaraje guhinga amateke simbizi, arasiba. Na ka kenge nari mfite aragasiba aragahwanya. Arangije akubitaho ngo upfa. N'amazi yashize, inyo ziratangiye kunca mu matwi na hehe, intozi zirandya ibintu byose. Ndakomanga kunda nkumva kana karasesa imigeri. Imana yarandinze, ndi ubuhamya bugenda, kandi n'ubu iracyakora ibindi. Nanjye nzayihamya mu isi yose. Imana iragahora ku ngoma. Ariko dushimire Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, wemeye gufata umugambi agahugurutsa abasore bakamwemerera bakaza kuturokora. Imana ikabakoresha, ibagirire neza. Umukecuru yagiye yivuga ko anyishe nta kibazo afite. Arangije ahura n'umuhungu umwe wa musaza wakomeje kumpisha, nari naracumbikiye mu rugo. Twarabanye neza bavandi, twarabanye neza. Ageze ku Gikongoro aravuga ati hari umuntu papa yahishe ntamenye amaherezo, reka nsubireyo ndebe wenda namubona nkamurokora. Uwo muhungu niwe waje ahura n'umukecuru arimo yidegembya nyine kwa anyishe. Aramubwira ati ariko ko wivugisha uvuye he? Aravuga ati hariya hari akagore kari guhamagara inkotanyi. Ngo agake ati ngwina. Mufata ukuboko aramuzana mugeza ku mwobo. Wa muhungu arwana n'ibitaka, niwe wankuyemo. Twavuze ko nta mashyi twongera gukoma, turazamura icyubahiro. Ndongera nyuma y'iminsi
45 ndongera mbona umucyo. Iyo Mana uri jyewe wayivaho, uri jyewe wareka kuvuga imirimo yakoze ngo batazagira icyo bagutwara. Iyo turinze cyagiye, iyo turokoye cyagiye, ikaturokora urupfu rubi, n'uyu munsi iracyaturokora. Apostle Imana iguha umugisha mwinshi. Navuyemo nta mubiri mfite, navuyemo ndi umukecuru imyaka 70, navuyemo nta buzima, nta mavi, singenda, bantwaye mu maboko yombi, ariko uwo muhungu arantwara ngeza mu nzu. Ikintu cya mbere namusabye, naramubwiye ngo nzanira wa mukecuru. Ndamubwira ngo ndakubabariye, urupfu wanyifurije je ntarwo nkwifurije, ntariko wagize nabi kumpamba mbona n'ubundi nari impambye. Umukecuru ndamubabarira, abamenye ko narokotse bakanzanira isukari naramuhaga, mbaho gutyo ngera naho njya mu bitaro mvamo. Ariko uko kuzenguruka nkimara kurokoka twarazengurutse nisanga nageze i Kigali, nsubira iwanjye. Maze gusubira iwanjye, icyo nababwira cyo nuko yanda nari mfite mu mwobo wa mwana yavutse. Ni umusore mwiza cyane, ni umusore mwiza cyane. Iyo mubonye nshima Imana. Umwana wanjye ariho, Imana yampaye inshumbusho, nubwo uriya yazize ibyo atazi. Imana yangaruye mu rugo. Hari ijambo perezida yigeze kuvuga rimfasha, aravuga ngo muharanire kwigira. Kuva naryumva narakangutse, ndavuga niba musaza wanjye w'imfura yapfuye, uwo nakurikiraga yapfuye, wa mukecuru navuze ngo nzajya gushaka Uganda, ndamubona nte? Imana yanyambitse imbaraga ndamucyura. Ntabwo nigeze numva ko ntashoboye. Naragiye ndamubona, nturi mama wambyaye, ndeba ibimenyetso bampaye mbona niwe. Imana yo mu ijuru, ya mashuri narayize. Nabonye mfite igipapuro cyanditseho diplome, mfite igipapuro cyanditseho lisansi. Amashuri twarayize. Aba bakozi b'Imana baradufashije. Apostle mwarakoze, Pastor mwarakoze. Si ibyo gusa, ntabwo ari ibyo gusa. Kubw'ijambo ry'Imana, kubw'aya mavuta, hari aho tugeze. Nubwo namugoye, ubu naramugoye. Uzi umuntu ushaka kugufata amaboko nawe ukamucika, buri munsi akumva ngira ngo yampoza, ariko ngewe nkamucika. Nukuri. Ariko yatubaye hafi nk'umubyeyi, nka Mose arokora ubwoko bw'Abisiraheli. Imana ibamugisha. Nukuri reka mbabwire, kugira ubuntu nagiriwe bwo guhagarara hano, Imana yo mu ijuru ibakiza imitima. Iyankuye muri wa mwobo, mwumve ko igikora ibitangaza. Ubu muzi ko muri Amerika naguze inzu? Naguze inzu kandi tarabawemo n'umuntu wese, kuko nabwiye Yesu ni icyatumye usigara ikireta nk'uko umushumba yabivuze. Ni muri Tito igice cya 2 umurongo waho wa 5. Ariko wirata yirata Uwiteka. Ngewe murebwayiri bavuze ngo najye gucuruza amamesa. Ariko ubwo murabyumva. Ariko ubu hano nta bantu babuze viza ijya muri Amerika. Ibaze ko Imana yayimpaye n'abana banjye 4. Bariga muri universite yitwa Ankiyo. Haleluya. Igi bikora kugira ngo yitwe Imana isuzuguze, izamura bintamenyekana. Nagize gutya mu bwenge, Imana yampaye ubwenge. Kuva nava SFB niga ibintu bya business plan, nakangutse. Narangiza nkanyurekira kwa Pose, nawe akatwigisha ko nta gusinzira. Nkatekereza kandi nkakora kandi nkasenga. Mfite inzu nziza nshyashya. Haleluya. Umuntu wese uzajya uzana umwana ageza tumucumbikire, kuko Imana ibana natwe. Ni umugabo udahemuka. Sinzibagirwa umugore umwe twari duturanye ambwira ngo ariko wowe ntujya wambara super wax, ariko nkawe biti ntabwo arazi intambara turwana. Imana yo mu ijuru rero, iminota yangira imirashira,
yandokoye ikampa abandi bana, ariko ubu ntabwo nshobora kwibagirwa ababuze bose, ndabibuka kandi turabakomeje. Ariko Imana yo mu ijuru nanone yatwongereye igihe cyo kubaho, ikaduha igihugu kirimo umutekano. Mureke dukorere igihugu. Erega njya nza nkatanga na mitiweli, niyo ntaza ndayohereza, njye ngurira abantu mitiweli. Ngomba gutanga umusanzu w'igihugu, ngomba gutanga umusanzu w'igihugu. Abadafite mitiweli tukazibaha, abambaye ubusa tukabambika, kandi tugahumuriza n'abadamu bibana, abasingo mada nkanjye. Umugabo twari twarukokanye, hanyuma nyuma yitaba Imana, ansigira abana 4. Ni abana beza basenga Imana, ni abana beza basenga Imana. Imana ishimwe. Hari agakorasi kavuga ngo sinzagusiga sinzaguhana, iraduhetse ku mugongo wayo. Sinzagusiga sinzaguhana, iraduhetse ku mugongo wayo. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Ibyo mutamenye ni ukuri muzanyandikire.